Tuzaririmba
tutakirira tuzaza muri bendera uyu mwana w'intama wanesheje tuzaza muri bendera uyu mwana w'intama wanesheje urubaza ngo harya uruhore rwawe ruri Bwana asifiwe. Icyo gihe tuzaba turabatsinzi, tuzaba turabatsinzi batazongera gutsindwa. Tuzazamura ibendera mwebwe muhumure gusa, nuko urupfu tutajya tubasha kurumenyera, ariko hari umunsi tuzarubaza ngo harya waruri, harya uzongeresha urukora mwitama ngo uzongere, ariko muzi ko narwo ruzapfa. Bibiri iravuga ngo ruzapfa. Haleluya! Ngo narwo ruzapfa. Yeba batatawe ruziturwa ibyo rudukora ukunguku, tuza Uwiteka Imana izarwitura narwo rumirwe n'isi, narwo ruzapfa. Tutagipfa narwo ruzapfa, tutagipfa narwo ruzapfa. Turubwire ngo nawe urapfuye. Niko bimeze. Barasifiwe. Ibyo birumvikanye. Narwo ruzapfa. Muhumure nshuti zanjye, narwo ruzapfa. Narwo rufite iherezo ryarwo. Barasifiwe sana. Abaririmbyi Imana bamugisha. Reka twakire umukuru w'umuryango.
rakoze reka tubanze dusome ibyanditswe byera kuko burya bigira imbaraga kuruta amagambo yacu asanzwe. Dusome icyanditswe kiba mu gitabo cy'umuhanuzi Daniel mu gice cya 4 umurongo wa 32. Ejo nabonye abakozi b'Imana badufasha gusoma kugira ngo tumanuke neza uko twateguye. Habaye arimo adusomere icyo cyanditswe mu kanya tuvuge ikindi. 4:32 muri Daniel. Wafungura Bibiliya rwose aho uyifite. haravuze ariko abo mu isi yose naho Yego. ariko abo mu isi yose ni nk'ubusa imbere yayo. ikora uko ishaka mu ngabo zo mu ijuru no mu bantu bo mu isi. Asubiremo aho. ikora uko ishaka mu ngabo zo mu ijuru no mu bantu bo mu isi. Yego. kandi ntawe ubasha kuyikoma mu nkokora cyangwa kuyibaza ati uragira ibiki. 33. Reka dusome muri Zaburi. Zaburi 37 umurongo wa 23. Zaburi 37 umurongo wa 23. haravuze ngo iyi ntambwe z'umuntu zikomejwe n'Uwiteka, intambwe z'umuntu iyo zikomejwe n'Imana akishimira inzira ye, y'Imana ikishimira inzira z'uwo muntu, naho yagwa ntazarambarara. niyo yageze mu bihe by'ibidandabiranya bitumagwa ntabwo azarambarara, kuko Uwiteka amuramije ukuboko kwe. Amen. kuko Uwiteka amuramije ukuboko kwe. Zaburi ya nyuma ni Zaburi 103. umubyeyi Rukundo William yarayisomye ariko nayikurikiranye uyu munsi. Nifuza ko twasoma umurongo wa 2. 103 umurongo wa 2 gusa. mutima wanjye himbaza Uwiteka. Yego. ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Subiramo iryo jambo ngo ntiwibagirwe. ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Amen. Ndabihanganisha mwese uko muteraniye hano. Nanjye ndimo ndihanganisha cyane family ya Leti Sekaryongo n'abana. By'umwihariko umubyeyi Miriam ni amahirwe mbonye uyu mugoroba yo kukuvugisha. Naragutinye iminsi yose, nanone ijambo ry'Imana ni igitangaza. Ari mpaye opportunity yo kukuvugisha nkureba. Tumwita Miriam muri family, ubundi tumwita uwo nkunda, tumwita na Kanyoni. Nako na akazina ke. Ndashaka kukwihanganisha cyane. Nkurobanuyemo mu bandi ku mpamvu zumvikana nk'umubyeyi. Ibyakubayeho byo gupfusha uyu mwana ni ibyaba ku mubyeyi wese wabyaye. Every parent is a candidate to this. Nta muntu ufite urukingo rw'ibi ngibi, ntawe uhari. Upfa kuba gusa warabyaye uri kuri iyi si iteye itya. So Kanyoni mwana w'Imana, pole sana, pole, komera. Ahantu iyi pole yacu itagera Imana ihagere kuko irabishoboye rwose. Ibyo ngibyo byo hangana ukomere.
ibi by'Imana kugukomeza nkawe muri no moment ni business y'Imana gusa, si y'undi muntu, ni business y'Imana. Umuryango mugari wose, inshuti, abavandimwe, ni mwihangane mukomere. Nanjye uyu mugoroba ngize amahirwe yo kugira ngo ntange umusanzu wanjye umugoroba ukomeye, umusanzu wanjye wo kubaganiriza ijambo ry'Imana. Ntago mbikoze kubera gusa ko tuzi kubwiriza n'ibiki. Miriam n'abana ngiye kubaganirira ikintu cyankoreye umunsi umwe, hanyuma kandi cyakoreye n'abandi baraha, nonese ko ari urugendo rwa buri munsi. So nabonye mu bihe nk'ibi by'umuntu yatakaje uwe, mbona mu bintu byose bibaho bizana inkomezi, ndabirankinga ku rwanjye ruhande, mbona ibintu bitatu bisumbye ibindi byose imbaraga. Icya mbere gikomeza umuntu wagize ibyago bikomeye nk'ibi ni ukuhaba kw'abantu. Kuhaba kw'abantu ni imbaraga, kuhaba kw'abantu ni ubususuruke, kuhaba kw'abantu wumva ko rwose bagufashe nk'amaboko ngo komera haguruka, uratsikiye ariko komera haguruka. So nicyo kintu nabonye kiza ku isonga. Takaza uwawe ni kimwe, ariko no kubona abatabara bavuga ngo komera turahari ni ikintu gikomeye cyane. Ndashima Imana rero, ariko nshima namwe mwese ko wemeye Imana ikagukoresha ugatabara uhereye ejo no kugeza uyu mugoroba. Imana y'amahoro iguha umugisha, wakoze kwemera ko Imana igukoresha muri ubwo buryo. Icya kabiri naroye, sinzi uko Imana yaremye umuziki, ariko nasanze ari indirimbo izo dukunda kwita ngo iz'Imana. Izi ndirimbo healing worship team mwahereye ejo mukaririmba tukumva ikirere, hari uburyo cyugurutse nibura tugashinga tugakomera. None sanze nagisubizo mwavanze ingabo, indirimbo izi twita iz'Imana zirimo amagambo y'ihumure, hari ukuntu zimanuka mu miremerwe ya muntu ukumva hari icyo zihinduye. Mwakoze cyane namwe, Imana ibaha umugisha ko ne pillar of strength mu migoroba nk'iyi, kumva indirimbo z'abantu nkamwe mugatarama ikirere mukakiganza, murakabaho. Icya gatatu nasanze ni ijambo ry'umuremyi w'abantu, ijambo ry'Imana. Ibindi ni imigani bikayoyoka bikarangira, ariko ijambo ry'umuremyi niryo gusa mu buryo bw'ubumana rimanuka rikagera ahantu mu mutima w'umuntu wagize ibyago, ukabona hari icyo nibura risize. Reka rero tujye mu byanditswe. Nitwa Pastor Frank Karemera, niyo mazina yanjye. Umuryango wa Seka n'abavandimwe. Reka rero twinjire mu byanditswe byera. Mpagaze imbere y'iteraniro rigari rifite ibibazo byinshi, nk'uko umuyobozi wa gahunda ayoboye iriya ndirimbo ya Ambassadors. Ahantu nk'aha haba hari ibibazo bikurikira. Icya mbere kiba kibaza ngo why God, why this, kubera iki CHERISSA, kubera iki iyi myaka, kubera iki ibi, kubera iki ibi. Ni iteraniro mpagaze imbere rifite icyo kibazo. Nahoze mbira nimugoroba ukabona ko cyari kiganje, gifite uburemere, kandi mu myumvire ya muntu gifite ishingiro. Ikindi kiba gihari kiba kibaza ngo ni iki gikurikira, what next. Ye aragiye, ariko se harakurikira iki? Okay, reka turebe ubu harakurikira iki. Nje ngo tuganire muri ibi byanditswe byera, turebe niba mugani twabona igisa n'igisubizo, kuko
ntiwa describing imana uri uwaremwe ngo describing umuremyi ntibyakunda ariko reka tugerageze twasomye ijambo ry'Imana muri Daniel ibice 4 umurongo wa 32 dusanga aya magambo akurikira. Ijambo ryavuze ngo ni Imana ikora uko ishaka babanziriza ngo mu ngabo zo mu ijuru. Abajya basoma Bibiliya baraha ni inshuro nyinshi mu byanditswe Imana yiyita kari Uwiteka nyiringabo. Mu ijuru aha tutabona ariko tugerageza kwinjirayo mu isi y'umwuka. Imana ifite ingabo zitagira umubare. Ijambo riravuze ngo muri izo ngizo reka mvugeho zimwe uko nabashe kuzisoma. Mu ijuru hari ingabo z'abamarayika batagira umubare. You cannot count the angels in heaven. Ntiwabara ingabo Imana ifite. Bavuze ngo mu ngabo zitwa abakerubi ngo hamanuke umukerubi umwe gusa. Ntabwo ari Afrika yonyine yanyeganyega n'indi migabane yanyeganyega ku mpamvu y'umukerubi umwe amanutse gusa. Mu ijuru hari ingabo z'Imana. Uwiteka Imana yacu ni nyiringabo. Ngo muri izo ngabo igikora mu uko ishatse. Ngo kandi mu bantu bo mu isi ngo nabo ikabakoramo uko ishatse. Ngo nta mwana w'umuntu ubaho ujuje ibisabwa ngo byo kubaza Imana ngo kuki ubanza uyu ntuheruke uriya, kuki ubanza uyu cyangwa ntubanza uriya. Ngo nta muntu yibaza ngo ibyo ubugize ni ibiki. Nta muntu ngo wujuje credentials ufite amakredi ashyitse ngo kuza ku meza y'Imana yibaza ngo kuki ubanza inzobe wabanje igikara, kuki ubanje imyaka 18 watwaye 70. Nta muntu ugira ububasha bubaza umuremyi ngo kuki ubanje ibi. Niko ijambo ryavuze. Aya magambo reka nsa n'uyava imuzi. Na amagambo yavuzwe n'umugabo wari ukomeye mu gihe cye bamwitaga Nebukadinezar. Igihe byagenze biti ngo yarayoboye intara 70 ngo yarakaze muri Babylon. Hanyuma ngo azamukwamo n'ubwibone kuko Babylon ye yari ikomeye ngo ikaze ku isi. Hanyuma ngo agenda hejuru y'igikuta kigose Babylon. Hanyuma ngo areba uburyo umurwa wa Babylon ngo usa neza kandi ukomeye. Ngo aribona aravuga ngo ngiyi Babylon yanjye ngo nubatse n'ukwanjye kuboko. Imana birayibabaza ishaka kwigisha Nebukadinezar ko ari Imana yimika ikanimura mu gihe cyayo. Hanyuma ahabwa igihano cyo gutwarwa mu ishyamba kurisha ngo imyaka 7 bunyamaswa. Avuye mu ishyamba mu gihano cy'imyaka 7 yarashokongoye imisatsi, yarasheshe urumeza, ameze nk'igikoko. Bibiliya ivuga ngo when he came into his senses ngo yisubiyemo ahindukira ari umuvugabutumwa. Niwe bavuze aya magambo ngo noneho ndatangaye ngo mbonye ko abantu bose bo mu isi ngo uhereye kuri jye ngo mbonye ko bose bo mu isi ngo ari ubusa imbere y'Imana. Ngo uzi ko mbisobanukiwe bati se niki? Ngo nsobanukiwe ko ari yikora uko ishatse ngo mu ngabo zo mu ijuru zose ngo ariko n'abatuye isi bose ni Imana ikora uko ishatse. Avuga ijambo rikomeye ngo uzi ko mu bana b'abantu ngo nta wayihangara ngo yibaze ngo why this. Gukoma mu nkokora wenda abajere barahana ikinyarwanda gisa naho kirenzeho iyi minsi. Ari igihe gukoma mu nkokora ni igihe naba mpagurutse ngiye kwiha nk'akari hagati buti ashwicara reka nkazane ukambuza icyo nari mpagurutse ngiye gukora kugira ngo wenda ukinkorere cyangwa sabeho ubundi buryo. Aravuga ngo nta wayibaza ngo uragira ibiki, nta n'uwayikoma
mu nkokora yahagurutse gukora, ntawayihangara, ntawayivuguruza, ntawayihata ibibazo. Byanyigishije iki? Byanyigishije ibintu bikurikira. Icya mbere, mama Kanyoni we, Kanyoni we, Kanyoni we, Kanyoni we, icyo byambwiye ngiki cya mbere, byanyigishije icya mbere, the choices of God are never questionable by man. Amahitamo y'Imana kuba yizera, kwizera Imana, ntajya abazwa ibibazo na mwene muntu. Ubundi se ni gute ikibumbano cya questioning uwakibumbye? Byabaye hese. Amahitamo y'Imana n'ay'Imana, you can never question him. Ntibishoboka. Dore icyabaho uramutse uhangaye kuyibaza, dore icyo nasobanukiwe cyabaho. Kubera icyo uyu nguyu, kubera icyo atari uriya, ngo basi ureba jewe ngo ari kuri akabaretse. Imana yakubaza ngo kuhangaye kumbaza mujyanye, kutambajije muzana. Ikaba ari ikibazo utakwikuramo. Tugira ibibazo iyo agiye, ugasanga turenda kwa plikutologike twacu kubera agiye. Ariko Imana ikubajije ngo nka kurya yaganiriye na Yobu ngo nshinga ifatiro z'isi, Yobu wari uri hehe? Imana ikubajije ngo nemera ko uwanjye asamwa mu nda ya mama we,